hari icyumba cyantangaje cy'amasengesho cya mpuzamatorero. Ni abanyarwanda bageze hariya, Imana ijya kubahishura bakora icyumba cya mpuzamatorero. Ikintu cyantangajemo Didasi, harimo abadiva, harimo abagatulike, harimo abayisilamu, harimo ADEPR, harimo angirikani. Ngenda kubwiza ibintu by'ukuri ntashishenga ntanabesha. Icyo cyumba cyitwa Beteli. Njya kukibwirizamo ubutumwa, kiba gifite abantu benshi basumba n'amatorero benshi cyane, mpuzamatorero. Icyo kintu ubwacyo ni igitangaza. Ni igitangaza. Njya kubwirizayo, umuntu wabwirije ijambo ry'urufunguzo ni umugatulike, ni umumama w'umugatulike, niwe wabwirije ijambo ry'urufunguzo. Ndumirwa, numva muri njyewe nongeye gukunda Imana, nongera gufata umwanya wo gusengera abayobozi bagize iryo yerekwa. Ni umumama ukiyoboye witwa Vestina, yubahwe, namuvuze n'izina. Umurongo urimo ni mwiza, niba adukurikiye rwose Imana imuha umugisha. Uyu basenga kuwa gatatu, uyu munsi bari gusenga. Imana ibaha umugisha. Ni icyumba kiri special, nakibwirijemo uwo munsi bansaba kugaruka kuzaza gusezera. Umunsi nagarutse Didasi nkubwira, haruzuye, sari iruzura, amadirisha aruzura, imiryango ziruzura. Ni kinini, bakodesha mu mahoteli, amasare y'amahoteli. Bafite amafaranga arega abo bantu. Ni abakire, ariko baravuze ngo kuwa gatatu tuzajya duhagarika ubucuruzi, twirirwe imbere y'Imana nka mpuzamatorero. Ntawe duheza, ntawe tugira dute. Ikindi nababonyemo, iyo murangije gusenga musogeje, bafunga imiryango, bakavuga ati okay, twariye iby'umwuka tugiye kuriye iby'umubiri. Bakagaburira, mwaza muri abantu 1000, mugomba kurya mukananywa mwese. Buri uko basenze se cyangwa buri uko basenze, ntari kwa kundi ngo dutegure tuzitange umunsi n'uyu ngo wenda ngo rimwe mu kwezi. Buri kuwa gatatu wa buri cyumweru bararya bakananywa. Noneho umva igitangaza, ntari kodezasiyo yo kuvanga icumba cyose mu turo tuzarya. Buri kuwa gatatu hiyemeza abantu 2 baragaburira abantu 2 gusa, nta wa gatatu 2 abantu bakarya. Asa uko numva umwuka weragikwa buri kuwa gatatu. Njyewe kanambwira umuntu wese, sindi kubamamaza, ariko icyo nababonye yuko bafite umwuka utabongamiye ku idini. Kandi buri cyumweru buri wese ajya mu idini rye, akajya mu itorero rye, ukajya gusenga. Ariko kuwa gatatu nta muyuda, nta mugiriki, nta wa Kefa, nta wa Polo, bose bajyana bakavuga Imana. Iryo byabaye urufunguzo rugenda rutanga amakuru y'umuntu waje. Nibyo mbwira abantu, twe tureke Imana ikore, kuko ibyo Imana idukoresha nibyo binahamagara abantu. Niyo wahamagara abantu ukitaka ibingana bite, nta kintu Imana ikubonamo cy'umusaruro ntabwo byashoboka. Urabona, nagiye nkujya kumusuhuza nk'umuntu ujya kumumenyesha ko ndi gukora umurimo aho ngaho. Muri bya biganiro twagize rero, no mu buryo yambonyemo, no mu buryo twaganiye, yumva ko mfite amagambo nyine yo gufasha abanyarwanda bari aho ngaho. Yaransabye ati ntuzatahe utagarutse hano, kuko nasanze agiye gusezeranya abageni, tuganira igihe gitoya. Ndetse nanamushimire, baratwakire neza, kutwakira burya igihe baguye ikaze, ariko n'akantu ko gusoma naragasomye. Bampaye n'agakawa ndasoma kameze neza, agakawa ko mu bayobozi ndasoma. Rero nanywa, ndarangije. Rero ikindi cyanshimishije, yansezeyeho neza umubyeyi wacu, yansezeyeho neza, twafashe umwanya turaganira. Urabona, nagiye nkujya kumusuhuza nk'umuntu ujya kumumenyesha ko ndi gukora umurimo aho ngaho. Muri bya biganiro twagize rero, no mu buryo yambonyemo, no mu buryo twaganiye, yumva ko mfite amagambo nyine yo gufasha abanyarwanda bari aho ngaho. Yaransabye ati ntuzatahe utagarutse hano, kuko nasanze agiye gusezeranya abageni, tuganira igihe gitoya. Ndetse nanamushimire, baratwakire neza, kutwakira burya igihe baguye ikaze, ariko n'akantu ko gusoma naragasomye. Bampaye n'agakawa ndasoma kameze neza, agakawa ko mu bayobozi ndasoma. Rero nanywa, ndarangije. Rero ikindi cyanshimishije, yansezeyeho neza umubyeyi wacu, yansezeyeho neza, twafashe umwanya turaganira. N'ubundi nagendaga mu ndege, ariko uru rugendo rwe hari ibyabaye ntarinzi. Urabona, nko kuva
Entebbe uza Kanombe byabayeho kumva ngo umuntu arambwiye ngo nakwishuriye umwanya mwiza, kandi mu ndege mbona imyanya yose hari myiza. Iberwa umwanya mwiza umuntu yanyishuriye ni umwanya umeze ute ko mbona mu ndege hose ari mwiza, ariko aza kumbwira ko yanyishuriye umwanya bita business class. Urumva kuva natangira kugenda mu ndege none agiye muri VIP muri business class, hamwe ugera ku kibuga cy'indege bakamanza kukwitaho, bakamanza kukugaburira, mu gihe abandi bagitegereje indege bica aho ngaho muri sare, wowe bakakujyana batitegereza indege uri kurya uri no kunywa. Urumva byarantunguye. Ibyo bitandukanye n'izindi nagendagamo. Noneho no kumva ngo niba ufite ka gakapu kataragenda hasi ubu ugenda utwifashije, iyo wishyuye business class VIP ntabwo twifashe, abakobwa bakora ku kibuga cy'indege baragutwaza. Urumva bitandukanye n'ubundi n'indege nagendagamo. Yarambwiye ati nakuriye umwanya mwiza. Umwiza umeze utese? Ati urawubona nuhagera. Narahageze nsanga yahamagaye abakobwa bahari, bahita mbereka tike, bararangije bampaye indi tike inyemeza kuja kurya, mu gihe abandi bategereje indege ntaco bafata. Wowe no kugenda kubura rya inkoko, urarya isamaki, ukina n'imbuto, unywa amatunda. Urumva ibyo nabyo ntabwo ushobora kurya ukarenza se cyangwa oya bifi bivuye nk'ani igeze nk'irireho amoko yose, wemereye kurya kugeza igihe indege ihagurukira, keretse ari udashaka. Wowe ushiraho duke, warangiza ukongera ukiyongeza. Mbese ubwo iyo tike irimo no gukina n'ibyo kurya mu gihe abandi batamburiza kuri mashini bice bategereje indege na telefoni, wowe n'ugutamburiza ku nkoko n'isamaki n'ibindi byose ushaka n'imbuto. Rero uburyo bamfashe n'andi matoro yose nabwirijemo, kuko si ryo gusa nabwirijemo ubutumwa, ubwo nabwirije mu matorero menshi ara Mozambique. Urabona no ku munsi wa mbere twagize bibi, kuko natangiye ari ku wa gatanu, ndibuka nagezeyo ku wa kane, ku wa gatanu batangira kunkoresha. Ku wa gatanu twagize amasengesho y'ijoro akesha, atangiza saa 4 akagera saa 9 z'ijoro, atangira saa 4 z'umugoroba akageza saa 9 zo mu gitondo cya kare kare. Urumva twagize ikintu cyitwa ibihe byiza, abantu barabohoka, abantu bakira Yesu, abantu bakira indwara, Imana ikora ibitangaza. Noneho ibyo byabaye urufunguzo rugenda rutanga amakuru y'umuntu waje. Nibyo mbwira abantu, twe tureka Imana ikore, kuko ibyo Imana idukoresha nibyo binahamagara abantu. Niyo wahamagara abantu ukitaka ibingana bite, nta kintu Imana ikubonamo cy'umusaruro ntabwo byashoboka. Urwo rugendo rwa mbere rwiza rwo ku wa gatanu iryo joro, ndakeka baradukurikiye, byagenze neza, barishima. Kandi nagezeho mu gihe cy'ubukonje, hari igihe cy'ubukonje kimeze nabi, kuko imbeho yarakubitaga cyane, kuko urabona ni umujyi uturanye n'inyanja, yarakubitaga abantu ukabona barakonje, ariko ntibashaka kuba baje kuryama muri icyo gicuku ukabona abantu ntibashaka kuryama, abantu bafashijwe, abantu barishimye, abantu babohotse, mbese no kugira ngo bahaguruke no gusoza, yuko numvaga ari njyewe ugeze mu bihe byo kuba naniwe hari, ariko bumvaga ni ukuri. Na pasiteri yarabivuze ati niho twageze amasaha nta muntu usinziriye na gato. Reka tubahe ikaze, twizere ko mumeze neza cyane aho muri mu bice bitandukanye by'isi dutuye. Ntabwo mvuze ngo abari mu Rwanda cyangwa abari Uganda cyangwa abari muri Amerika, ahubwo muri rusange aho muri hose turabasuje, twizere ko mumeze neza. Nitwa Didasi Turirimbe, ndi kumwe n'umushumba, umukozi w'Imana. Mbanze mu ikaze ibindi arabyivukira. Murakoze Didasi. Ku badukurikiye nitwa Pastor Sekazuba Jean Damascene. Nk'uko abivuze, umurimo wanjye no gukorera Imana. Yego. Mushumba, mbere y'uko tugira ibindi bintu tuze kuganiraho, reka ubanze turagize Imana, hanyuma n'abadukurikiye binjire mu kirere cy'ibyo tugiye kuganira. Mana ishobora byose, data mwiza, wowe nyiri ububasha, wowe nyiri ubushobozi, Imana ikomeye kurusha byose, Imana ihambaye, Imana itananirwa, Imana ishobora ibyananiye abantu. Turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo rwawe ukomeje kutwereka. Tugushimiye umwanya nk'uyu duhisemo kugira ngo tuganize umuryango mugari udukurikiye. Uhabwe icubahiro Mana, ubane n'umunyamakuru ugiye kuyobora iki kiganiro Didasi, nanjye umutumirwa w'uyu munsi ubashe kubana nanjye, kandi ibyo tubasha kuvuga biva mu kanwa kacu byubake imitima y'abana bawe badukurikiye. Mana, uduha amagambo yubaka, ndabizi neza ko byose ubishoboye. Turakwiragije umwuka wawe wera
umwe wadusigiye nk'umuyobozi ari we utuyobora. Ibyo tuvuga byose bihesha agaciro ubwoko bwawe. Tunasengeye abadukurikiye barakurikira iki kiganiro badafite ubuzima bwuzuye, abo ngabo bakize. Hari n'abadukurikiye bafite ibibazo byinshi, abo ngabo bikemure. Ngaho nyemerera ubane natwe kandi utugire neza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Hanyuma pastor, uri buze kwihangana, ntabwo turagira ikiganiro kirekire nk'uko wabitubwiye, ariko ntabwo turabura nanone kugira ibyo dusobanurira abantu. Mbere na mbere, umaze iminsi hehe? Umaze iminsi uri hehe ko abantu abanyarwanda ntabwo bakikubona? Ndavuga live, imbonankubone. Urakoze cyane. Maze iminsi nkorera ivugabutumwa mu bihugu byo hanze, genda nicyo gituma bamaze iminsi batambona. Ndakeka kuri Pentecote yashize ndi mu gihugu cya Kenya, Nairobi, mvayo ndaza Kampala. Va Kampala ndaza ndaruhuka iminsi 3 hano mu Rwanda, ndongera nerekera Mozambique. Aho niho maze iminsi. Ndakeka ari gushira iminsi 12 mvuye Mozambique. Yego. N'urugendo rutari rworoshye, n'urugendo rwagusigiye iki? Wenda ubanza dusangize kuri Kenya, ugiyeyo ryari, mukora ivugabutumwa, byagenze gute, duhe ishusho yabyo, hanyuma dusimbukire na Mozambique. Urakoze cyane. Muri Kenya nari ndi kuri Pentecote. Pentecote yansanzeyo mu cyumweru cya Pentecote, kuko nari nagiye bateguye igiterane cya Pentecote, ariko bangombwa ko banyongeza ikindi cyumweru. Baba ari Abanyarwanda bavanze n'Abanyakenya. Ko mu nsengero dukoresha tuba dufite n'abasemuzi basemura. Rero muri Kenya twagize ibihe byiza, twabanye n'Imana. Urumva nagiye kuri Pentecote, ariko kubw'ibihe byiza twagize, Imana ituma bongera kunyongeza ikindi cyumweru. N'ubundi wari wagiye kuri amara icyumweru? Nanzi ko ndamara icyumweru cya Pentecote. Ubundi natumiye mu munsi mukuru wa Pentecote. Ubwo twatangiye kwitegura Pentecote, ariko wa gatanu iraba ari ku cyumweru dukora ibiterane by'amasengesho. Rero twinjira muri Pentecote, ariko kubw'ibihe byiza byazaga abashumba bansaba ko nakongera ikindi cyumweru. Ubwo namazemo ibyumweru 2 muri Kenya. Urwo rugendo kuba wari wateguye icyumweru, bikaba ngombwa ko wenda binyuze mu Imana igakoresha abantu bakongeza icyumweru. Icyo cyumweru ntabwo cyabashije kukuvuna, kuko ibyo wari wateguye byahise biba too much, byagusabye izindi mbaraga? Oya, urumva icyo cyumweru cyaje, ahubwo cyaje ninjiye mu zindi mbaraga, kuko burya iyo ubonye ari ibintu Imana iri gukora nawe birakunezeza. Urumva icyumweru cyari gikwiye kumvura nico nari ngiye gutangira, ariko kumva ngo banyongeje ikindi cyumweru nari namaze kumenya tera impagazeho iyo ariyo. Kiriya cyumweru cyaje ari nyongeza, cyaje nzitera impagazeho n'uburyo n'ikirere cy'umwuka mfite uko cyari kimeze. Urumva ntabwo cyabashije kumvuna cyane. Hanyuma tugeze muri Kenya, mukoze amasengesho, mukora igiterane, Imana irabiyereka, biba ngombwa ko banabongeza ikindi cyumweru mukora ivugabutumwa pe. Yego. Ni iki wabonye kidasanzwe muri Kenya ugereranyije no mu Rwanda? Ndavuga mu kirere cy'umwuka. Icyo nabonye muri Kenya, wenda mu kirere cy'umwuka ntabwo navuga ngo bari hejuru yacu. Baritabira, ariko ntabwo bitabira nk'Abanyarwanda. Burya Abanyarwanda niba ari ikintu kijyanye n'iyo byahinduka ibintu bijyanye n'imisengere, baracyaza ku mwanya wa mbere cyane, baracumva Imana cyane. Rero icyo wenda cyantunguye yuko nko mu cyumweru cya nyuma cyankurikiye, yuko nk'umubishop wari wantumiye yahuje insengero ze zombi uko ari 2 tugakorera hamwe. Urumva nari ndabwiriza mu rusengero rumwe nkajya mu rundi, aravuga ati rero aho birazana umusaruro yuko ubwo twahuza bose n'icyo cyumweru cya kabiri bose tubahuza insengero zombi uko ari 2. Yego. Bivuze ngo mu Rwanda baracyahagaze? Mu Rwanda turacyahagaze, nubwo byahinduka, nubwo byagira bite, ibintu by'Imana mu Banyarwanda byatwinjiyemo cyane. Yego. Uvuyeyo rero uhita ugaruka mu Rwanda ufata navuyeyo, urumva navuyeyo imodoka ingeza Kampala, kuko no mu kugenda nategeye Kampala. Namanje kunyura Kampala, kubera Kampala rero nari maze iminsi nkorera umurimo. Nari mpamaze umwaka, ari ivugabutumwa ryanjye ryinshi riri. Urumva navuye Nairobi nongera ngaruka mu mujyi wa Kampala. Kampala nahamaze iminsi 4,
ngiye gutega ngo ntahe numva umuntu arampamagaye arambwira ngo ubu umuntu wari wishyura tike y'indege yo kujya Mozambique arambwira ngo reka nyishyure tike y'indege imvana Kampala inzane Kigali kugira ngo nze nitegure. Ubwo rero urumva ntago navuye muri Kenya ngo mpite nza hano mu Rwanda, ubwo nagiye Kampala nduhukira Kampala, mva Kampala ndaza mpaguruka Entebbe ku kibuga cy'indege ngera i Kanombe nongera nza hano kuruhuka. Ubwo hano nahamaze iminsi 3 mpita nongera kurira indege njyana Ethiopia irongera ivana Ethiopia njyana Maputo muri Mozambique. Ubwo twageze mu rugendo rwa Mozambique. Yego. Bwari ubwa kangahe winjiye mu ndege? Ni inshuro ya 13. Ntabwo ndakubaza ngo wiyumvise ute, ahubwo ndaza kubaza ngo ugezeyo noneho. Ariko wenda tukiri aho ngaho ushaka wanahambaza n'ubundi nagendaga mu ndege, ariko uru rugendo rwe hari ibyabaye ntarinzi. Urabona nko kuva Entebbe uza Kanombe byabayeho kumva ngo umuntu arambwiye ngo nakwishuriye umwanya mwiza, kandi mu ndege mbona imyanya yose hari myiza. Iberwa umwanya mwiza umuntu yanyishuriye ni umwanya umeze ute ko mbona mu ndege hose ari mwiza, ariko aza kumbwira ko yanyishura umwanya bita business class. Urumva kuva natangira kugenda mu ndege none agiye muri VIP muri business class, hamugera ku kibuga cy'indege bakamanza kukwitaho bakamanza kukugaburira, mu gihe abandi bagitegereje indege bica aho ngaho muri sare, wowe bakakujyana batitegereza indege uri kurya uri no kunywa. Urumva byarantunguye. Ibyo bitandukanye n'izindi nagendagamo. Noneho no kumva ngo niba ufite ka gakapu kataragenda hasi ubu ugenda utwifashije, iyo wishyuye business class VIP ntabwo twifashe, abakobwa bakora ku kibuga cy'indege baragutwaza. Urumva bitandukanye n'ubundi n'indege nagendagamo. Yarambwiye ati nakuriye umwanya mwiza umeze utese, ati urawubona nuhagera. Narahageze nsanga yahamagaye abakobwa bahari, bahita mbereka tike, bararangije bampaye indi tike inyemeza kuja kurya, mu gihe abandi bategereje indege ntaco bafata. Wowe no kugenda kubura ry'inkoko, urarya isamaki, ukina n'imbuto, unywa amatunda. Urumva ibyo nabyo ntabwo ushobora kurya ukarenza se cyangwa oya, bifi bivuye nkani igeze nkirire amoko yose wemereye kurya kugeza igihe indege ihagurukira, keretse ari udashaka. Wowe ushiraho duke, warangiza ukongera ukiyongeza. Mbese ubwo iyo tike irimo no gukina n'ibyo kurya mu gihe abandi batamburiza kuri mashini bice bategereje indege na telefoni, wowe ni ugutamburiza ku nkoko n'isamaki n'ibindi byose ushaka n'imbuto. Muri make iyo wishyiriye iratike n'ibyo kurya mu gihe abandi bari ku gatelefoni, uri kuri YouTube, uri kukiri kugira ngo amasaha y'icumi wowe baba bagufashe neza. Kandi kwa kundi wenda bahamagara bati indege abantu binjire, ntago wowe uzi ubyigana. Abandi baragenda ugakomeza ukarya, abakobwa bakaza bagafata utukapu mu gihe abandi binjiye, ukinjira nyuma yabo uko umwanya wawe ubuhari. Cyangwa mu gihe abandi batari binjira bagategereza, mwe ba VIP mukamanza kugenda, nta kugenda bagukandagira no kubyigana. Urumva rero ni rwo rugendo rudasanzwe nibyo, kuko urumva kuva Entebbe kugera Kigali ni iminota 50 n'indege. Ariko ku bwanjye nge nageze i Kanombe numva twakomeza tukigendera, kubera nayo nicaye ahantu hadasanzwe, n'amasi batwongeje nk'amasaha nk'abiri tukikomereza koko. Yes, nuko wageze mu Rwanda ujya muri Mozambique n'ubundi wagiye mu ndege? Nagiye mu ndege Ethiopian, niyo nagiye nayo, kuko kuva Kampala kuzikene naje na Rwandair, ariko kuva kujya Mozambique nagiye na Ethiopian. Yo yampagurukije i Kanombe tugwa Addis Ababa tujya Maputo muri Mozambique. Urumva kuva i Kanombe kugera Ethiopia twagurutse saa 8:20 duhaguruka i Kanombe z'ijoro, tugera Ethiopia saa 12 za mu gitondo, kongera twurinde indege saa 2:30 za mu gitondo, tujya Maputo muri Mozambique tugeraho saa 7:30 z'amanywa. Harimo urugendo cyane, urabona ni amasaha 7 kuva muri Ethiopia kugera Mozambique. Noneho hano urabona ni amasaha 3, urumva ni amasaha 9 uri mu kirere uri mu ndege, urumva ni menshi cyane. Wenda urwo rugendo rwagusigiye iki? Ndavuga uruva mu Rwanda rujya Mozambique, ntabwo turagera mu murimo wakoze. Yes, urakoze cyane. Ibyo byansigiye ni urukundo banyeretse urukundo.
nkigera ku kibuga cy'indege nafashwe neza cyane n'abari bantumiye baraza baranyakira, mbese nsangana ibintu bateguye biri kiriya, ubona ni mbese umuntu waje kwakira baramwishimiye. Hateguye abana b'abakobwa bampereza indabo akana n'agasore ku kibuga cy'indege, mbona hari minibisi iri aho irimo abantu baramperekeza, mbona bateguye imodoka nziza ya Fortune irantwara. Urumva ni ibintu mbese nabonye muri njye, nongera kuvuga ngo Mana ndagushimye. Bimwe watubwiraga, hari igihe Imana itubwira ibintu tukabona tukagira ngo turi kurota, cyangwa tukagira ngo ntibizashoboka, ariko ndashimira Imana ko mw'urwo rugendo nahabonye ibitangaza by'Imana. Nabonye ibitangaza nte natangira gukora umurimo, kubona uko bamfashe nuko banyakiriye, nanabashimire. Imana ibaha umugisha. Yego. Hanyuma tugiye noneho umurimo wawe muri Mozambique, ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wavuyeyo. Nakoze umurimo ujyanye n'ukwezi kose mwa kiriya gihugu, namazeyo ukwezi. Ndashimira Imana ko icyo Imana yari yagambiriye gukora hari yagikoze, ndetse no mu buryo bw'amasengesho yanjye nari nasengeye ruriya rugendo, Imana yanyeretse kurenza uko yari yanyeretse. Yanyeretse mu bintu, hari byinshi yagiye ikora intunguye, hari imwe nari mfiteho amakuru, ariko hari n'ibyo nagiye mbona ntari mfiteho amakuru Imana yagiye ikora. Urabona nk'itorero ryantumiye, ni itorero rigitangira umurimo, rimaze umwaka umwe, ariko urabona ni itorero rifite imbaraga, rifite ububyutse, kuko ubu nari ngiye ndi nk'umushitsi wa 5 mu mwaka bamaze bari gutangiza umurimo. Rero uburyo bamfashe n'andi matorero yose nabwirijemo, kuko si ryo gusa nabwirijemo ubutumwa, ubwo nabwirije mu matorero menshi ara Mozambique. Urabona no ku munsi wa mbere twagize bibi, kuko natangiye ari ku wa 5, ndibuka nagezeyo ku wa 4, ku wa 5 batangira kunkoresha. Ku wa 5 twagize amasengesho y'ijoro akesha, atangiza saa 4 akagera saa 9 z'ijoro, atangira saa 4 z'umugoroba akageza saa 9 zo mu gitondo cya kare kare. Urumva twagize ikintu cyitwa ibihe byiza, abantu barabohoka, abantu bakira Yesu, abantu bakira indwara, Imana ikora ibitangaza. Noneho iryo byabaye urufunguzo rugenda rutanga amakuru y'umuntu waje. Nibyo mbwira abantu, twe tureka Imana ikore, kuko ibyo Imana idukoresha nibyo binahamagara abantu. Niyo wahamagara abantu ukitaka ibingana bite, nta kintu Imana ikubonamo cy'umusaruro ntabwo byashoboka. Urwo rugendo rwa mbere rwiza rwo ku wa 5 iryo joro, ndakeka baradukurikiye, byagenze neza, barishima. Ni kandi nageze mu gihe cy'ubukonje, hari igihe cy'ubukonje kimeze nabi, kuko imbeho yarakubitaga cyane, kuko urabona ni umujyi uturanye n'inyanja, yarakubitaga abantu, ukabona barakonje ariko ntibashaka kuba baje kuryama. Muri icyo gicuku ukabona abantu ntibashaka kuryama, abantu bafashijwe, abantu barishimye, abantu babohotse, mbese no kugira ngo bahaguruke no gusoza, yuko numvaga ari njye ugeze mu bihe byo kuba naniwe hari, ariko bumvaga ni ukuri. Na pasiteri yarabivuze ati niho twageze amasaha nta muntu usinziriye na gato. Rero byabaye ibihe byiza. Ubwo icyo gicuku cyose muri iyo mbeho hari ukora nta n'uwahagurutse mu ntebe ngo atahe. Twarasogeje, abafite amamodoka barataha, abarara mu rusengero barara mu rusengero. Ndataha njya kuryama, ndaruhuka. Ku cyumweru nkomeza umurimo, ku cyumweru urumva aho baje ari benshi nabwo dukora umurimo. Imana ikora imirimo. Ubwo twateguzaga igiterane nyamukuru, ayo yari amateraniro asanzwe yo kumenya umuntu waje uwo ari we, ategura igitaramo, kuko twari dufite igitaramo kuri 21 z'ukwezi kwa 6. Urumva nahagurutse niba ari kuri 11 12 gutyo none nahagurutse. Rero bishaka kuvuga ngo ku cyumweru twarakomeje, ku cyumweru twarakomeje, turakomeza dukora umurimo, dusoza amateraniro, barataha. Uwo munsi njya no mu nama ya diaspora, kuko saa 8 yahise aba inama ya diaspora y'abanyarwanda. Yes, y'abadiaspora y'abanyarwanda bose bariyo. Nanjye urumva nari nahageze nk'umushitsi, yari bisaba kugira ngo njye nk'iyo nama. Ndahagera, utegereza umushitsi mukuru, ambasaderi w'igihugu cy'u Rwanda muri Mozambique. Araza turemesha inama, baraganira, batanga ibibazo. Uwo munsi turanaramukanya, ansaba ko ku wa mbere nagera namusura. Ndamusura, njya kumubwira ko naje kuhakora umurimo, ndetse no mu gutaha arongera njya kumusezera. Urumva ni ibihe byiza, nagize ibihe byiza. Ariko
icyo gihe uri kumwe na ambasaderi akanaguha ubutumire tuzaza umusezere, iyo senariyo nayo yidusangize. urabona nagiye nk'ujya kumusuhuza nk'umuntu ujya kumumenyesha ko ndi gukora umurimo aho ngaho. Muri bya biganiro twagize rero no mu buryo yambonyemo no mu buryo twaganiye, yumva ko mfite amagambo nyine yo gufasha abanyarwanda bari aho ngaho. Yaransabye ati ntuzatahe utagarutse hano, kuko nasanze agiye gusezeranya abageni tuganira igihe gitoya. Ndetse nanamushimire, baratwakire neza. Kutwakira burya igihe baguye ikaze, ariko n'akantu ko gusoma naragasomye. Bampaye n'agakawa ndasoma kameze neza, agakawa ko mu bayobozi ndasoma. Rero nanywa ndarangije. Rero ikindi cyanshimishije, yansezeyeho neza umubyeyi wacu, yansezeyeho neza. Twafashe umwanya turaganira, ngira ngo yuko utarebye kuri stati turimo twifotozanya, ndi muri ofisi yiwe, tugira n'umwanya wo kwifotozanya nawe. Ndamushimira, Imana imuhe umugisha kwita ku banyarwanda bari hariya. Imana imuhe umugisha, kandi intumbero bafite ni intumbero nziza. Nubwo bari muri kiriya gihugu cya Mozambique, ariko ntibibagirwa ko bafite igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni nazo nyigisho natwe twajyaga tubigisha, mube hano ariko mwibuke ko mufite igihugu. Burya iyo wabuze igihugu uba wabuze amaraso. Iyo wabuze igihugu niho kubura amaraso. Iyo wabuze igihugu niho kuba ufashe ingobyi yaguhetse ukayitabika ukayita neza burundu. Rero twarimo tubigisha, tubabwira ijambo ry'Imana, ariko tunababwira ngo mukore mutere imbere, ariko mwibagirwe iwanyu. Bambe mwibuke iwanyu, mwibuke abanyarwanda. Noneho n'inama twagize, wumvaga na baraba diaspora bari hara Mozambique bashaka gukora ariko bakubaka iwabo. Mu bibazo byinshi babaje, ndavuga kimwe gusa cyanshimishije. Batumanya ku ambasaderi wacu bamubwira ati watubwire perezida wa repubulika cyangwa mukatuvuganira, bakazatushakira umusozi cyangwa ahantu hanini tukubaka amazu azitirirwa abadiaspora muri Mozambique, akajya afasha abanyarwanda, natwe tuje ntiturarane tukararamo. Urumva bafite intumbero nziza. Kabiri, ikindi nabashimiye yuko bari gukusanya inkunga yo kurihira abatishoboye bo mu Rwanda mitiweli. Icyo nacyo cyaranshimishije, kumva abantu nubwo bari gupakaza, bari gukora amafaranga, ariko bari gutekereza ko hari bene wabo badafite ubushobozi bwo kuba bakwishura mitiweli. Urumva bari gukusanya inkunga yo kwishura abatishoboye mitiweli. Icyo nicyo nakibashimiye. Kabiri, kungana ibitekerezo, inzego zose zirahari, abahagarariye FPR aho ngaho barahari. Ngira ngo no mu giterane nagize cyari cyatumye amadini n'amatorero, uhagarariye FPR muri diaspora yose yatwaye turi kumwe twicaranye nk'abo, yari yaje kunyumva mu giterane. Urumva ni igiterane cyagenze neza. Urumva warumbajije uburyo n'ubundi najyaga mu bihugu, ariko ntabwo nari nakifotozanya na ambasaderi. Nabyo ni urugendo rwabaye igitangaza, tugasangira n'agakawa. N'undi twajyagayo tujya mu bihugu bakatwakira, ariko uwo munsi twahawe keya na ambasaderi. Bijya navuga ati nujya ujye umenyesha kuje, kuko ari nk'umurimo mwinshi Imana yagiye ikora, mwinshi abantu bakabohoka. Urabizi mwabira bihugu habamo ingero zitandukanye nyinshi, asanga bamwe bariho ariko barakira amakuru atari meza, kumva ntibaheruka no mu Rwanda bagahabwa amakuru atariyo, social media ntibazi igihugu cabo, baraho bamaze imyaka n'imyaka. Ariko nakeka mu butumwa nababwirije ukuri igihugu, ndanakibakundisha, kuko niba ari ikintu Imana yemera umukozi w'Imana ukunda igihugu cye. Niyo mpamvu uzarebe Elisa mu ishyaka ryose ribaho yagiraga amayerekwa y'abantu, ariko akamanza kwerekwa amayerekwa y'igihugu cye. Yego, ndavyibuka rwose. Abasiriya batera arangije abibwira umwami, barabagotagura. Niwe muntu wapfanye amavuta arenza abandi, kubera ko amavuta ye ntiyigeze agira mu rwango rwo kwanga igihugu. Yari arimo ari amavuta akunda igihugu mbere ya byose, kugira ngo yiyumve kumva igihugu ko gitekanye. Ni nawe muntu wakoze igitangaza mu bakozi Imana dusoma muri Bibiliya bose, wakoze igitangaza gikozwe n'amagufa ye. Baza kujugunya umuntu wapfuye, bakamujugunya aho bahambye Elisa, akagwa ku magufa ya Elisa, akazuka agahita yiruka inyuma y'abantu bari baje kumuha. N'ikindi kintu bareberaho kijyanye no gukunda igihugu, ngo Naboti yanze kwemera gutatira gakondo. Yes. Rero icyo nabakundiye, baranadukurikiye, mukomereza aho ngaho, bari gukora ariko bazi ko bafite igihugu. Icyo nababwiye, nabahaye amasomo abiri. Twe turigisha ijambo ry'Imana, ariko tugashiramo no mu bundi buzima. Twebwe nk'abanyarwanda utarabonye isi sinzi iyo waba uri,
uribuka abantu babaga Tanzania bafite ubusho bw'inka, baragufataga uri no kugenda mu nzira bakagupakira batitengushiza inka, usize amazu, bakaza bakakujugunya ku mupaka. Rero icyo tubabwira tunababwira mukore mutere imbere, ariko mwibuke iwanyu, mwibuke iwanyu. Ibi bihugu murimo muracumbitse, ibihugu murimo nubwo waba ufite ubwene gihugu umeze buti, isa ku isa bakwibirinda cyane rwose. Mwese twari tuzi ko abatanzania bakwirukana abanyarwanda bakajugunya hari. Wabonye ibintu bimaze iminsi muri Afurika y'Epfo, birukana abantu bakaza bakagupakira, ugasiga idugu, ugasiga imodoka, bati genda toka. Rero icyo nabakundiye yuko mayindi zabo ziba zikora ariko batekereza igihugu cy'u Rwanda, kuko mu nama baremye wabonaga bafite inyota yo kubaka igihugu cy'u Rwanda. Ikindi nabashimiye, barifuza no kubona umuyobozi wacu w'igihugu yabasura. Ngira ngo mu kibazo wabajije ambasaderi naco barakimusabye, aravuga ati nyakuba tuvuganire, dushaka arya bimwe Perezida Janze akaremesha n'inutsa ni Rwanda Day ngo ibere Mozambique. Urumva barashaka kumubona, barashaka kubona umusaza, mbese bafite inyota, baramushaka. Bati Rwanda Day kabera hano, abari mu Zimbabwe bakaza, abari Malawi bakaza, abari bakaza natwe tukamubona. Urumva ntago mwanga igihugu ngo mukunde perezida, bafite inyota. Ibyo rero bakunde nabyo tuba twagiye kuvuga ubutumwa, ariko tuba twagiye no kumenya aba bantu babayeho bate, mbese bigenze bite, amakuru n'iki bimeze bite. Rero no kubakunda, yes, iwabo harahari, iwabo harahari. Urwo ni urugendo dusangije n'ibindi abadukurikiye, ntekereza ko ari ikintu cyo kwishimira kidasanzwe. Usanga abantu bari mu kindi gihugu ariko bibuka wabo, basirikanye wabo, ndetse nawe ukabigiramo ukabibutsa ibyiza biriyo, kubera ko weho havuyeho batabaheruka. Hanyuma noneho tugeze mu ivugabutumwa ku munsi nyirizina. Urumva ivugabutumwa narivuze henshi, navuze muri urwo rusengero. None twageze kuri wa 20 na cyagitangaza cyo kuri 21 hari igiterane, twakoze amaterane ari ku cyumweru, dukora concert inyuma, abantu baraza basengeye mu nsengero zo, bose bari batashe, baza batumiye bose baha invitation, baraza dushimira abashumba bitabiriye icyo giterane. Byumwereko harimo n'umushumba uhagarariye amatorero y'abanyarwanda akora hari mu Maputo Mozambique, Pastor Renzaho yaraje muri icyo giterane twe twicaranye. Ndakeka ko na etage mvuze n'ubutumwa mu rusengero rwe nahamaze icyumweru, naho urusengero rwiza rwa etage. Imana mu umugisha kandi mugire neza. Turashimira hari icyumba cyantangaje cy'amasengesho cyampuza amatorero n'abanyarwanda bageze hariya. Imana ijya kubahishura bakora icyumba cyampuza amatorero. Ikintu cyantangajemo Didas, harimo abadiva, harimo abagatolike, harimo abayisilamu, harimo ADPR, harimo Anglikani. Ngenda kubwiza ibintu by'ukuri ntashishenga ntanabesha. Icyo cyumba cyitwa Beteli. Njya kukibwirizamo ubutumwa, kiba gifite abantu benshi basumba n'amatorero benshi cyane, mpuza amatorero. Icyo kintu ubwacyo ni igitangaza, ni igitangaza. Njya kubwirizayo, umuntu wabwirije ijambo ry'urufunguzo ni umugatolike, ni umumama w'umugatolike, niwe wabwirije ijambo ry'urufunguzo. Ndumirwa, numva muri njyewe nongeye gukunda Imana, nongera gufata umwanya wo gusengera abayobozi bagize iryo yerekwa. Ni umumama ukiyoboye witwa Vestina, yubahwe namuvuze n'izina, umurongo urimo ni mwiza. Niba adukurikiye rwose, Imana imuha umugisha. Uyu basenga kuwa gatatu, uyu munsi bari gusenga. Imana ibaha umugisha. Ni icyumba kiri special, nakibwirijemo uwo munsi, bansaba kugaruka kuzaza gusezera. Umunsi nagarutse Dida sinkubwira, haruzuye, sari ruzura, amadirisha ruzura, imiryango ziruzura. Ni kinini, bakodesha mu mahoteli, amasare y'amahoteli. Bafite amafaranga rega abo bantu, n'abakire. Ariko baravuze ngo kuwa gatatu tuzajya duhagarika ubucuruzi, twirirwa imbere y'Imana nka mpuza amatorero. Ntawe duheza, ntawe tugira dute. Ikindi nababonyemo, iyo murangije gusenga musogeje, bafunga imiryango, bakavuga ati okay, twariye iby'umwuka tugiye kuri iby'umubiri. Bakagaburira, mwaza muri abantu 1000, mugomba kurya mukananywa mwese. Buri uko basenze se cyangwa buri uko basenze, ntari kwa kundi ngo dutegure tuzitange umunsi n'uyu ngo wenda ngo rimwe mu kwezi. Buri kuwa gatatu wa buri cyumweru bararya bakananywa.
ibyo bintu noneho umva igitangaza, nta rikodezasiyo yo kuvanga icumba cyose mu turo tuzarya. Buri kuwa gatatu hiyemeza abantu 2 baragaburira abantu 2 gusa, nta wa gatatu 2 abantu bakarya. asa ahubwo numva umwuka weragikwa buri kuwa gatatu njyewe mbwira umuntu wese sindi kubamamaza, ariko icyo nababonye yuko bafite umwuka utabongamiye ku idini, kandi buri cyumweru buri wese ajya mu idini rye, akajya mu itorero rye, ukajya gusenga. Ariko kuwa gatatu nta muyuda, nta mugiriki, nta wa Kefa, nta wa Polo, bose bajyana bakavuga Imana. Noneho bakajya banemvita abashumba baraho. Niba ejo barabwiye n'uhagarariye ADPR, ejo bakazatumira undi uwo muri Anglikani, bakabwira uwo muri Restoration, ku buryo na shehe aza se shehe nawe na padiri, shehe yabumviye, uwo bemvise wese akaza baramwakira. Umuntu wese utagizemo ko bya bindi by'idini ryawe byakwishe, ukumva uragenda ukabwiriza. Rero kigeze kure ahantu abanyarwanda bakora imisomo, nta nubwo ari abanyarwanda gusa, umuntu wese wumva ururimi turi kuvuga akora imisomo. Njyewe wa gatatu nta dini bose baba bari hamwe, kandi kirenze bakiyakira. Kuko hari abamara gusenga ahandi bagataha akaburara akanabwirirwa, n'ejo akaburara akanabwirirwa cyane. Baravuga ati ubwo tumaze kugaburira ubugingo, reka n'umubiri tuwugaburira roho nzima mu mubiri muzima. Urumva systeme bafite roho nzima mu mubiri muzima. None abo bantu nimbasengera ngo wavangiwe. Umuntu nimbona afite iyerekwa ryiza, yubahwe Vestina n'abamufasha kuyobora Beteli, mwubaho uyu munsi, Imana ibagire neza. Kandi uva igitangaza kiriyo, nge navuyeyo bari gutegura igiterane mu kwa 10. Icyo giterane kizazamo umwapotere ukomeye wa mbere mu iki gihugu, sindamuvuga izina, ni wa mbere ni uri kujyayo, kugiye gutuma numva nshaka kujyayo. Urumva mu kwa 10 nanabwire n'abantu mudafite amatike mwe muyashaka, mu kwa 10 tariki 10 hazaba ari igiterane gikomeye cyateguwe na Beteli. Nicyo cyumba cy'amasengesho, icyo cyumba cambuza amatorero y'abanyarwanda ari hara Mozambique mu mujyi wa Maputo. Kizaba ari igiterane, si ukubesha, sare yishuwe mpari, yishurwa amafaranga angana na miliyoni 13 z'amafaranga y'u Rwanda, sare gusa. Kandi abazaza mw'icyo giterane nubwo muza muri 5,000 bazabagaburira. Kandi uwo mwapotere ndabizi arakomeye, ntago azagenda wenyine mw'iki gihugu, abazamerekeza ni benshi, kuko ndabizi neza mu bantu bazajya kumutegurira ndimo. Rero bishaka kuvuga ikirere tuzajana. Rero mukomerezaho buri akanze mubwire abantu nibagira akantu bakurusha uzemere, umuntu nagira iyerekwa akagira akantu akurusha emere, kandi ubyigireho yuko nyine dusiye twumva ngo twabaye abantu bakomeye. Nta muntu ukomera, buri wese ahora yiga. Nizi ikintu gikomeye, roho nzima mu mubiri muzima, bagaburira abantu. Nanjye byarantunguye, mbona barafunze ariho nagiye bwa mbere, mbwira pasiteri wari wamperekeje, none ko abantu bafunze ngo tugeze mu kine. Barazana n'amamaji imbere yacu, bazana amajuice y'abashumba bagira bate, mbona abantu bari kurya, mbona amakesi y'amafanta ari kwinjira, abantu baranywa. Bene data, nimuba abantu bagize umutima kuri icyo kiriya gihugu bagihindura. Kiriya gihugu nubwo kitsikame n'imyuka mibi kizahinduka kubera bari abantu. Rero n'ahandi hose twakandagiye, amatoro mwese mukomereza aho ngaho, haba abatwakiriye kwa Pastor Theogene, komereza aho ngaho, kwa Renza komereza aho ngaho, kwa Pastor Innocent komereza aho ngaho, n'abandi mwese mwagiye mudutumira tugahura ahantu hatandukanye. Imana ibaho umugisha. Ariko Beteli mukomeze mwubaho. Ikiganiro gitumye niga ibintu byinshi. Nyabuna umuntu uri kutwumva, gusenga gusa ntabwo bihagije, ahubwo no gukora. Ibi bintu abantu babyigireho ikintu. Nabakozi ntiwababona mu kindi, hariya barakora, ni nk'iburaya hariya. Umuntu kumubona neza, ariko baremeza ngo nubwo dukora dufate mu munsi umwe dusenge. Ibi bintu nubwo dukora, ariko dukeneye no kubyereka Imana. Yes. Imodoka baraziparika, hari abarakize abantu batwara amaranjiro, batwara amamodoka bagaparika aho ngaho, bakavuga ngo tumaze iminsi ducuruza
dushaka ibintu, ariko none ku munsi wo kwa gatatu tugomba gusenga. kandi si ugusenga kubera ko bashonje, si no gusenga kubera ko bakennye babuze amafaranga, ni ugusenga byabaye umwuga w'ingeso yabo, nk'uko cyagiye bavuze ngo itegeko rigomba kugonga Daniyeli, nuko tuzi ko asenga. Nimuhagarika gusenga tuzamushobora, tuvuye ko ari umwami uzajya uvugana n'Imana gusa. Daniyeli aravuga ati hari ingeso yanyinjiye mu maraso, nimushaka muzanyice. Ngo umunsi baremye inama ngasinya no kwizo mpapuro ko atazongera gusenga, ariko ngakigeriwe ngafungura amadirisha yerekeza i Yerusalemu. Ngo yasengaga rimwe ngasenga gatatu. Rero hari abantu gusenga byinjiye mu maraso yabo, bari abantu bibarimo, byaranejeje cyane. Hanyuma rero tugana ku musozo, watubwiye icyo urugendo rwo mu ndege wakoze byakwigishije. Yego. Hanyuma wanatubwiye mu Rwanda no muri Kenya uko wabonye bihagaze. Yego. Muri Mozambique ko n'iki wahakuye? Mozambique urumva icyo nahakuye, hariya barakora. Barakora. Tubwire n'abadashoboye n'abantu bumva ko badakora mukore. Hariya barakora. Ikindi ni igihugu gikize. Igihugu gikize, urabona intara za kiriya gihugu zose zifashe ku nyanja, kandi n'igihugu kinini burya. Igihugu kinini, urumva nko kuva Maputo mu murwa mukuru kugera Cabo Delgado n'indege ni amasaha 3 n'igice, ariko gutokana n'ahantu ugiye hari amasaha 3, hari n'aho 3 n'igice. Urumva ni igihugu kinini, tekereza guhaguruka mu gihugu mu kindi ujye mu yindi ntara ugakoresha ayo masaha. Imodoka kuva Maputo kugera Cabo Delgado ni iminsi 4 mu nzira. Imodoka, urumva ni igihugu kinini cyane. Rero icyo twasaba, twavuga ngo banakore, abantu dusenga ariko tunakore. Dusenga tumenya ngo ejo tuzabaho dute, niba Imana impaye uwo mugisha singupfisha ubusa, ngo ubyaze uwundi mugisha. Rero icyo nakuye hara Mozambique, abanyarwanda bagezeyo barakora, kuko kiriya gihugu ntago bakora, ni abantu badamaraye cyane, abene gihugu bahariye. Rero abanyarwanda bagezeyo, mu isomo nahakuye, kwa gukora kw'abanyarwanda, kwakunda abanyarwanda badapfa kunanirwa. Abanyarwanda no bageze, buriya uzi ko Mozambique ifite ubutaka butari bwagiramo isuka, butari bwakubitwamo isuka, ifite amashamba menshi cyane. Haraho n'abenye bavuga ngo icashira abanyarwanda bahita bahabyaza umusaruro ukomeye cyane. Ahangaha urumva rero icyo nigiyeyo, yuko abana bacu bagezeyo barakora. Usanga ndetse n'abanyagihugu ari abakozi b'abanyarwanda, kuko bariya ni abantu, ngira ngo wakurikiye amateka ya Mozambique, ni abantu batese, bari barakorejwe na Portugal, ndetse Mozambique yari nk'intara ya Portugal, na n'ubu zikari Portugal bakoresha hariya. Noneho mu myaka 500 babakoroneje. Rero hari naho bageze, abaportugali batanga itegeko rivuga ngo umugabo yemeye gusohokana umugore ashaka. Nkaba nasohokana umugore wawe wa Didasi nta kibazo, itegeko rinkanguricyo. Kwari kugira ngo barwanye uruhu rw'abirabura, kugira ngo uruhu rwa Portugal rube rwinshi muri Mozambique. Noneho bumvaga ko nibashira iryo tegeko, abanyamozambique bene gihugu badafite imbaraga zo kuba basohokana cyane abagore babandi, ariko Portugal bo bagira uburenganzira ku bagore baba Mozambique. Nicyo kintu bashaka gukora. Noneho umunsi babirukanye, rero mu myaka 50 ishize babirukanye, umunsi bamirukanye, bari abantu basize ubukungu bwinshi mwa kiriya gihugu. Tutakarenga babirukana umugabo icyo gihe wari uyoboye Mozambique amwita Samora Machel. Yes. Kwari kugira ngo nako tukanobemo. Yego. Igihe babirukanye rero, n'igikwasi, icyo bita igikwasi cyangwa urusindani, nta mu Portugal wacuranye indege. Barabashakaga hariya ukurira indege nta n'ikintu, kuko bari barakoze bafite hari ubutunzi. None mu myaka 50 aba bantu ba Mozambique babaho barya badakora, barya imitsi y'aba Portugal. Ibyo abakolone bakoze nibyo bariyeho. Noneho hari uwambwiye ngo bakigeraho mbere bazana ibyo gucuruza, ntago bari bazi ibintu by'umunzani. Ngo warazana gaje no gucuruza, akaza yikorera ibifaranga ashaka nk'ikiro 10 cyangwa ikiro ukabona kujugunyaho utamanje kumupimira. Noneho abanyarwanda mu kugerayo bakoresha ikintu cyitwa umunzani. Ni naho abanyarwanda bagezeyo mbere bakize cyane. Urumva basanze abantu bateta, batazi iby'ubucuruzi, batazi iki, barabakorana bagira bati. Rero navuga ngo ico nigiyeyo, yuko abahungu biwacu bagezeho bagakora, bisabe ngo nano mu Rwanda imigisha Imana iduhaye tibyaza umusaruro.
dukore ntitwumve ko twanakora tugeze mu kindi gihugu, nituba turi nawe ukabona umugisha ukore. Ariko kandi nakubwire ngo maje kugira mu bihugu bigira mu 8, igihugu cacu ni cyiza. Igihugu cacu ni cyiza. Nje mwene Diriyane nibona amafaranga yanjye ntayaririye mu Rwanda handi ubwo ntayari yasinze. Igihugu cacu ni cyiza. Ntago maje kugira mu bihugu byinshi, ariko ibihugu 8 maje gukandagiramo. Igihugu cacu ni cyiza. Barazana amamaji imbere yacu, bazana amajuice y'abashumba bagira bate, mbona abantu bari kurya, mbona amakesi y'amafanta ari kwinjira, abantu baranywa. Bene data, nimuba abantu bagize umutima wakura, icyo kiriya gihugu bagihindura. Kiriya gihugu nubwo kitsikame n'imyuka mibi kizahinduka kubera bari abantu. Rero n'ahandi hose twakandagiye, amatoro mwese mukomereza aho ngaho, haba abatwakiriye kwa Pastor Theogene komereza aho ngaho, kwa Renza komereza aho ngaho, kwa Pastor Innocent komereza aho ngaho, n'abandi mwese mwagiye mudutumira tugahura ahantu hatandukanye. Imana ibaho umugisha, ariko Beteli mukomeze mwubaho. Ikiganiro gitumye niga ibintu byinshi. Nyabuna muri kutwumva, gusenga gusa ntabwo bihagije, ahubwo no gukora. Ibi bintu abantu babyigireho ikintu n'abakozi ntiwababona mu kindi, hariya barakora ni nk'iburaya hariya, umuntu kumubona neza, ariko baremeza ngo nubwo dukora dufate mu munsi umwe dusenge. Ibi bintu nubwo dukora ariko dukeneye no kubyereka Imana. Yes. Imodoka baraziparika, hari abarakize no batwara amarangi Rover, batwara amamodoka bagaparika aho ngaho, bakavuga ngo tumaze iminsi ducuruza dushaka ibintu, ariko none ku munsi wo kwa gatatu tugomba gusenga. Kandi si ugusenga kubera ko bashonje, si no gusenga kubera ko bakennye babuze amafaranga, ni ugusenga byabaye umwuga w'ingeso yabo, nk'uko cyagiye bavuze ngo itegeko rigomba kugonga Daniyeli, nuko tuzi ko asenga. Nimuhagarika gusenga tuzamushobora, tuvuye ko ari umwami uzajya uvugana n'Imana gusa. Daniyeli avuga ati hari ingeso yanyinjiye mu maraso, nimushaka muzanyice. Ngo umunsi baremye inama ngasinya no kwizo mpapuro ko atazongera gusenga, ariko ngakigeriwe ngafungura amadirisha yerekeza i Yerusalemu. Ngo yasengaga rimwe ngasenga gatatu. Rero hari abantu gusenga byinjiye mu maraso yabo, bari abantu bibarimo, byaranejeje cyane. Hanyuma rero tugana ku musozo, watubwiye icyo urugendo rwo mu ndege wakoze byakwigishije. Yego. Hanyuma wanatubwiye mu Rwanda no muri Kenya uko wabonye bihagaze. Yego. Muri Mozambique ko n'iki wahakuye? Mozambique urumva icyo nahakuye, hariya barakora. Barakora. Tubwire n'abadashoboye n'abantu bumva ko badakora mukore. Hariya barakora. Ikindi ni igihugu gikize. Igihugu gikize, urabona intara za kiriya gihugu zose zifashe ku nyanja, kandi n'igihugu kinini burya. Igihugu kinini, urumva nko kuva Maputo mu murwa mukuru kugera Cabo Delgado n'indege ni amasaha 3 n'igice, ariko gutokana n'ahantu ugiye hari amasaha 3, hari n'aho 3 n'igice. Urumva ni igihugu kinini, tekereza guhaguruka mu gihugu mu kindi ugiye mu yindi ntara ugakoresha ayo masaha. Imodoka kuva Maputo kugera Cabo Delgado ni iminsi 4 mu nzira. Imodoka, urumva ni igihugu kinini cyane. Rero icyo twasaba, twavuga ngo banakore, abantu dusenga ariko tunakore. Dusenga tumenya ngo ejo tuzabaho dute, niba Imana impaye uwo mugisha singupfisha ubusa, ngo ubyaze uwundi mugisha. Rero icyo nakuye hara Mozambique, abanyarwanda bagezeyo barakora, kuko kiriya gihugu ntago bakora, n'abantu badamaraye cyane, abene gihugu bahariye. Rero abanyarwanda bagezeyo, mwisomo nahakuye, kwa gukora kw'abanyarwanda, kwakunda abanyarwanda badapfa kunanirwa. Abanyarwanda no bageze, buriya uzi ko Mozambique ifite ubutaka butari bwagiramo isuka, butari bwakubitwamo isuka, ifite amashamba menshi cyane. Haraho n'abenye bavuga ngo icashira abanyarwanda bahita bahabyaza umusaruro ukomeye cyane. Ahanga urumva rero icyo nigiyeyo, yuko abana bacu bagezeyo barakora. Usanga ndetse n'abanyagihugu ari abakozi b'abanyarwanda, kuko bariya ni abantu, ngira ngo wakurikiye amateka ya Mozambique, ni abantu batese, bari barakorejwe na Portugal, ndetse Mozambique yari nk'intara ya Portugal, na n'ubu zikari igiportugali bakoresha hariya. Noneho mu myaka 500 babakoroneje. Rero hari naho bageze, abaportugali batanga itegeko rivuga ngo
umugabo yemeye gusohokana umugore ashaka, nkaba nasohokana umugore wawe wa Didasi nta kibazo, itegeko nka gutyo. Kwari kugira ngo barwanye uruhu rw'abirabura, kugira ngo uruhu rwabo rwa Portugal rube rwinshi muri Mozambique. Noneho bumvaga ko nibashira iryo tegeko abanyamuzambike b'abenegihugu badafite imbaraga zo kuba basohokana cyane abagore b'abandi, ariko aba Portugal bo bagira uburenganzira ku bagore b'aba Mozambique. Nicyo kintu bashaka gukora. Noneho umunsi babirukanye rero mu myaka 50 ishize babirukanye, umunsi bamwirukanye bari abantu basize ubukungu bwinshi mwa kiriya gihugu. Tutakarenga babirukana umugabo icyo gihe wari uyoboye Mozambique amwita Samora Machel. Yes. Kwari kugira ngo nako tukanobemo yego. Igihe babirukanye rero n'igikwasi, icyo bita igikwasi cyangwa urusindani, nta mu Portugal wacuranye indege. Barabashakaga hariya ukurira indege nta n'ikintu, kuko bari barakoze bafite hari ubutunzi. None mu myaka 50 aba bantu ba Mozambique babaho barya badakora, barya imitsi y'aba Portugal. Ibyo abakolone bakoze nibyo bariyeho. Noneho hari uwambwiye ngo bakigeraho mbere bazana ibyo gucuruza ntabwo bari bazi ibintu by'umunzani, ngo warazanaga aje no gucuruza akaza yikorera ifaranga ashaka nk'ikiro cy'umunyu cyangwa ikiro ukabona kujugunyaho utamanje kumupimira. Noneho abanyarwanda mu kugerayo bakoresha ikintu cyitwa umunzani, ni naho abanyarwanda bagezeyo mbere bakize cyane. Urumva basanze abantu bateta batazi iby'ubucuruzi batazi iki, barabakorana bagira bati. Rero navuga ngo ico nigiyeyo yuko abahungu biwacu bagezeho bagakora, bisabe ngo nano mu Rwanda imigisha Imana duhaye tibyaza umusaruro dukore, hitwumve ko twanakora tugeze mu kindi gihugu, nituba turi nano ukabona umugisha ukore. Ariko kandi nakubwire ngo maje kugira mu bihugu bigira mu 8, igihugu cacu ni cyiza. Igihugu cacu ni cyiza. Nje mwene Diriane nibona amafaranga yanjye ntayaririye mu Rwanda handi ubwo ntayari yasinze. Igihugu cacu ni cyiza, ntago maje kugera mu bihugu byinshi, ariko ibihugu 8 maje gukandagiramo. Igihugu cacu ni cyiza. No mu rusengero wabona umuntu akurusha imyaka ugahaguruka mu muco kuba katwigire ku musozi w'ikiganiro cyacu. Ariko nako ni impuguro, kuko aho ntabwo twagiye kure y'Imana. Ibyo byose igihe wumviye ukagenda mu mahame y'itegeko uba wumvira Imana cyane. Kuko ari umuntu wambwiye ngo icyaha ni iki, arambwira ati wowe n'umugore wawe mwemeranyije ko muzajya mutasa 12 ugatasa mu ni icyaha. Ni icyaha kubera mwabyemerekanyije nyine. No mu gihugu rero niba haje itegeko rikemezwa nurisuzugura ni icyaha. Ni icyaha ukoze. Izo ni impuguro tuba dutanze abantu babyumva. None se hari insengero zifunze? None se ubu ninjya kurufungura sinaba nkoze icyaha? None ngere ndufungure ngo guhanga na leta. Icyo gihe nkoze icyaha uretse na leta, nkoze icyaha n'imbere y'Imana. Yes. Ubwo ndirwaniriye. Rero abantu bitonde, bitonde kandi twongere tugire umuco. Didasi tugire umuco, twubahe. Iyo watura amagambo mabi ku muntu Imana yeme uba wirahuriraho umuvumo. Niyo mpamvu uzareba iyo wageze mu rwego rwo kuja guhangana n'abakuruta, ubwiza bw'Imana bukuvuga. Wamureba no mu maso ukabona uwo muntu nta bwiza bw'Imana bumuriho, ni igiharamagara, yabaye igikusuku, ukabona ntazi gasura agira. Rero ngo ari ijambo rivuga ngo niwitondera amategeko yose ngutegeka. Niko avuga iki? Oya wenda tujye reka ibyo ndeke gusoma Bibiliya, tujye muri ya mategeko Imana iduha. Ukundisha Uwiteka umutima wawe n'ubwenge bwawe bwose, noneho wubahe so nande na nyoko. None kiko cyubaswa na nyoko, ntuba umubyeyi uyobora igihugu, uyobora